wowe muri aba nuwuhe wowe agasinesha ufite imisatsi y'umweru usiko no mwana yari mwiza biragaragara ko ariko ubu nyina sa muraho neza ese waba ufite ikibazo cyawo wagurira cyangwa se wagurishiriza ibyawe byose igisubizo nta kindi jya kuri Google wandikemo www.duhahirane.com ni website nziza wagurishirizaho cyangwa se waguriraho ibyo wifuza byose dufite byinshi bitandukanye harimo ibyo kurya bigizwe n'imyaka imbuto ndetse n'imboga harimo ibyo kwambara byaba iby'abana ndetse n'abakuru ibikoresho bya electronique ibikoresho by'ubwubatsi ibikoresho by'ububaji ibikoresho byo mu gikoni ibikoresho byo muri salo ndetse n'ibindi byose wakifuza duhahirane.com igisubizo cy'abanyarwanda. Meze bite? Isa? Nanjye makuru ni sawa. Biragenda se. Nkuko ubibona nuko ngo. Abakiriya sano baraboneka ko rubwa mbere nje kuri iseta. No gufonda nyine nanjye manaje guhiga ngo ndebe ko baboneka. Ahubwo se hari numwe wabonye? Oya se shaka umaze amasaha 5 nta numwe nari nabona hano. Erega we nta nuwakurarikira umuntu uteye gutyo uteye nk'urufuka rw'ibijumba. Umuntu w'urudumba gutyo. Reka nkubwiza ukuri we bazakubwiza ukuri urukumva reba ariko itayi yanjye wambonye reba ikibuno sha uva kuri izo mbaho zawe reba ariko wambonye ni gute se ngiye nagezweho ahubwo ninjye ugezweho mwe mwataye isoko akantu uvuze ko indani ko kabi umva urabona ngiye kuntu meze urabona ndadedera ukubona neza yo yitegereze reba no hasi arebe neza ni twebwe abasore bakunda di ariko ubu naragenze ndabona ubwo rero ngo nawe urazungusha uzi ko wagira ngo wicariye gome neza nindi meze nk'umutiba w'inzuki ariko naragenze ndabona ko umva utanzamuka nkakwerekaho mbere akaga cyangwa ikakama ndimeze nk'iki ahubwo wereka nkureke ngiye kwishakira abanye asubwe murafiki koko kumwamikazi w'umujyi nasesekaye ubuse abantu bazavuga nawe uvuga koko njyewe nduziye kuva ku ntoki kugera ku mano kugera ku musatsi wanjye yose n'amayero abariho urumva ngenda renze uzi y'abasore bambonye ninjye abagabo barwanira mutuza ahubwo dukorera ibiceri bitaba ngombwa muratuma rwose isoko ryacu ripfa munyubahe pe twubahane ngo twubahane ariko igihe uba wahereye ngenda kugeza na n'ubu ugeze ahanga kugasima kahari ya ruguru ntiwaje ugatuma ikibuga kinyera iyo urenze kandi niyo ugenda ubyiyumvamo urumva tuza duturane di urumva genza gake ariko ngiye hari ikintu ndi kwibaza kugeza amafaranga igiki igihe twahagarara yanga nta n'umunyabyaha twari byibuze n'uwibye inkoko urukwavu cyangwa ipanya gukora ikibundi ahanga netse ko abanyabyaha ari bo bakwiza
kubana cyangwa ujya kubishakira? Kubishakira se washaka umunyabyaha utazahana. Nimba uza ahantu wenda bacururiza urumogi uba ugomba kujya. Aho bacururiza dondo ubwonko ukajya. Aho bacururiza ubushara ukaba wajya. Muri aho hose uzihiye. Maze ubundi watorewe iki? Abaturage umutekano w'igihugu muri rusange. Rero tujya kubashaka. Ariko njye nta muhari. Gusa ndajya gushaka abantu naza ahantu bitsinda. Umva no mu mihanda yose tujyeyo. Gahunda no gushaka abanyabyaha no gucunga umutekano w'abantu. Kuko nicyo badutereye kandi nacyo baduhembera. Eka shanjye aho ngo naguma. Uwo bibye uwo bice cyangwa uwo barogeye niyumva bimurenza aze kunyihigira ahangaha. Ubu wowe uri umuyobozi nyakiko ngo abaturage baraza kukwishakira rero bagakwiye kujya kubashaka ukababaza ibibazo bafite. Ibyo ndabyemera kuko kandi njye nagakwiye kujya kubashaka ariko nawe baze kunshaka. Singabo se batangiye no kuza. Aha, simbabonye. Twakwibye se twakwikiye cyangwa twakurogeye. Muri ibyo byose nta na kimwe mwankoreye. None urifuza iki? Ahubwo utekereza ko umuntu aza gushaka abayobozi yifuza iki? Abayifuza serivisi zitandukanye. Izo nizo nshaka sha. Vuga amazina yazo sharika kudutinda. Kwe tugira serivisi zitandukanye dushobora gufunga umuntu cyangwa tukamufungura. Muri ibyo urifuza iki? Ukumba nabona ndi wagufungwa. Abafungwa se biba bibanditse ku gaha. Oya sha. Ngo tubwire ibyo ushaka muri ibyo. Ari wakwibye wakwikiye cyangwa wakurogeye. Oya umuhungu wanjye yabaye umutinganyi. N'uburangare bwawe bikeneye cyo twagufasha. Ntago ari uburangare bwanjye bavyeyi rwose. Ntacyo ntakoze. Ahubwo nanje ngo mumfashe ndeba ko amagora mu buzima busanzwe. Uwo mwana byatangiye bitese. Yatangiye mbona rwose muyobozi yihekesha abana b'abakobwa kandi ari umuhungu. Noneho nyuma yaho akajya avuga akajwi k'abakobwa nkagira ngo wenda uko arimba muri korali arimo gwenda kwiga kuririmba tenor. Ariko birangira nyene mbonye azanye imico itari myiza. Nyine ikikari bya bindi by'umwana upfira mwite. Wori umubyeyi urabona umwana wawe ni umuhungu atangiye kwitera utumekap atangiye guhindura ijwi. Nkaho wafatiranyije hakiri kare nawe uramwore ngo nuko ubona abashiki be babikora. Ubwo si icyo cyabiteye. Ugira ngo aricyo ntakoze. Narakubise yanga kuba. Geza naho umutwe kino kikwera kwitira makeup. Byose bibyibusaba abayobozi. Mugere wose murecyo mumfasha rwose pege yananiye. Aha. Erega nanjye icyo kibazo ndagifite mukuru wanjye yarananiye. Ahubwo niba ari cyo mwadufasha abayobozi, dufasha amazi atararenga inkombe. Wose byatangiye gute? Birahuye 100% rwose nk'uko ure yabivuze nta na kimwe kirenze. Sha nanjye ndishimye cyane kuko mbaboneye hafi noneho wacuwe yararangiye burundu kubyasigashyiranisha koshe ku rutugu akagenda. Wese kandi uje. Abandi bose baje ibiduteye agahinda twese n'ibindi. Ubwo rero nta mpamvu yo kuba nari hano. Nawe se musaza wawe yabigezemo? Ahubwo yatanze umuhungu wawe kubijyamo. Kuwacu menyara nabivukanye. So no korekereza abana w'iyi minsi bafite. Ngo nibyo biri kwinjiza amafaranga ara ntago nanjye mbizi gusa nye bafande baturwaneho badufasha. Kubita impfubyi wiyibwiriza kurira. Abo bana tugomba kubashyira ku muco bakagendera kuri ringi. Kuko mu byo bakora abangiza umuco w'igihugu cyane. Rwose afande iseta ya mbere barayimuye ariko muze mbere ko bimuri iseta basigaye bakorera. Ni kurese dore ngabariya. Nkaba nta rindi kubabona. Ubwo rero wari ufite ibindi bintu uri kwirebera gusa bakora ku minota nyuma y'iminota 5 baba bagiye n'umutihuta murababura. Bisa n'abayobozi bakibatonaga bari abantu. Ubwo se bagiye. What? Jesus is Lord. Are you playing? What type of playing is this? Naba mwavugaga. Cyane rwose nabo. Wowe muri aba nuwuhe? Wowe agasinesha. Ufite imisatsi y'umweru. Usko no mwana yari mwiza. Yari mwiza biragaragara ko ariko ubu nyina sa. Umva ni photocopy. Ukona uwo muhungu asa. Nuwa nyina rwose asa gutyo. Amaguru meza. Munda zero. Amabera ahagaze asa neza na nyina nuko yewo ngo yampombe. Nimba umugore wawe asa n'uyu muhungu wawe wariye nabi. Irata wowe musaza wawe muri aba nuwuhe? Nuwo munini. None murashaka ko tubakorera iki? Mubakubite. Kuburyo bazajya banareba n'amakanzu cyangwa ubushakoshi nubwo burabero babihometse bakabibonamo nk'ibisimba bigenda mu nzira. Kubakubite bose batana bafunze se. Oya mudushyiremo imiyaga twebwe turacika ku cyaha. Natwe reka dushyiraho akacu mu rwego rwo gukumira icyaha kitari cyaba kirekire cyane. Buri wese hasi, amaboko hasi, inda hasi, umutwe hasi. Mama gusumva twabishobora afande. Si mugiye kuturenganya kuko umutwe hasi. Mu rwego rwo kuborohereza igihano tugiye kubazengurutsa uyu mujyi wose mugenda muvuga ko mucitse ku cyaha. Icyaha cyikise kivuga mu mazina yanyu. Cy'ubutinganyi amaboko ku mutwe. Aho mukoza ka. Jeffrey
Jefisi. vuga kavuga ibara Jefisi Jefisi. nihannye gutingana Ntago nigeze ntinya. gutingana na bene uracyari kuvugira ngo ufunge None se Jefisi Jefisi. nihannye ubutinganyi Ububwa. mbona bita ndihannye gutingana Jesa dunda ndihannye ubutinganyi udavuga Jesa dunda ndihannye ubutinganyi ubutinganyi ni iki ubutinganyi ni iki ubutinganyi ni iki busebye iki Gihugu. busebye iki Igihugu. buca Karande. umuco rero dusezerane Yego. rero nzongera gufatira muri ibintu nzamugira ute Uzamukubite.